twongeye turatomboye guhurira ngaha kuri buri munsi kubera Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, twegamire Yezu tutagwa. Niba ushaka kudukurikira buri munsi, ujye kuri YouTube wandikemo ijambo buri munsi. Umurongo wacu kuri YouTube witwa buri munsi, ushakishe buri munsi. Ni mwiza twegamire Yezu, twishingikirije ijambo ry'Imana ryo kuri wa gatatu w'icyumweru cya kabiri gisanzwe, tariki 19 Mutarama 2022. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 17, umurongo wa 32 kugeza ku 33, wa 37, uwa 40 kugeza ku 51. Umufilisiti Goliyati yazaga buri munsi gukoza isoni ingabo za Isiraheli. Dawudi abwira Sawuli ati, ntihagire n'umwe kuko umutima kubera uriya mufilisiti, ngewe umugaragu wawe ndajya kumurwanya. Sawuli abwira Dawudi ati, ntiwashobora kurwana n'uriya mufilisiti kuko ukiri muto, naho we akaba ari umugabo wamenyereye intambara kuva mu busore bwe. Dawudi arakomeza ati, Uhoraho wankijije inzara z'intare n'iz'ikirura, ubwo azandokora n'ikiganza cy'uriya mufilisiti. Sawuli abwira Dawudi ati, ngaho genda maze Uhoraho abe kumwe nawe. Aherako afata inkoni ye mu ntoki, atoragura mu buyengero 5 mu mugezi, ayishyira mu gahago ke ka gishumba, afata n'umuhumetso we, maze agenda asanga umufilisiti. Umufilisiti nawe azarangajwe imbere n'umutwaje ingabo ye, atangira buhoro buhoro gusatira Dawudi. Umufilisiti yitegereza Dawudi maze aramusuzugura kuko yari akiri umwana, yari inzobe kandi afite uburanga buhebuje. Umufilisiti niko kubwira Dawudi ati, mbese wabonye ndi imbwa kugira ngo usange witwaje inkoni? Nuko umufilisiti avumisha Dawudi izina ry'Imana ze. Umufilisiti abwira Dawudi ati, ngaho niba wiyanga ngwino ngubagira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu gasozi. Dawudi aramusubiza ati, wowe unteye witwaje inkota, intambi n'icumu, naho njyewe nje nitwaje izina ry'Uhoraho Mushobora byose, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uhoraho arakungabiza, ndakwica maze nguca umutwe, kandi intumbi z'ingabo z'abafilisiti ndazigaburira inyoni zo mu kirere n'inyamaswa zo mu gasozi, maze isi yose izamenyereho ko muri Isiraheli hari Imana. Bityo iri koraniro ryose rizamenya ko Uhoraho adakoresha inkota cyangwa icumu. Niyo mugenga w'ingabo kandi arabagabiza ibiganza byacu. Nuko umufilisiti ko akemaraye ava aho yarari asanga Dawudi. Nibwo Dawudi akataje agana urugamba asanganiye umufilisiti. Dawudi akora bwangu mu gahago ke, akuramo ibuye ariteresha umuhumetso, ariko cora mu gahanga k'umufilisiti maze riracengera, agwa ku butaka yubamye. Nguko Dawudi yivuganye umufilisiti akoresha ibuye n'umuhumetso, amutsindaho aramwica. Ibyo Dawudi yabikoze nta nkota afite mu ntoki. Nuko Dawudi ariruka ahagarara hejuru y'umufilisiti, akura inkota y'umufilisiti mu rwubati, aramusonga kandi amuca umutwe. Abafilisiti ngo babone ko intwari yabo ipfuye, bariruka barahunga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 144. Nihasingizwe Uhoraho we rutare rwanjye. Nihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye, utoza amaboko yanjye ibyo kurwana, n'intoki zanjye ibyo kurema urugamba. Niwe mbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye. Nihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye, ibirindiro byanjye n'umukiza wanjye. Niwe ngabo inkingira, nyihugika iruhande rwe. Niwe ucogoza amahanga ngo nyategeke. Mana yanjye, nzakuririmbira indirimbo nshya, ngucurangira inanga y'imirya 10. Wowe uha abami kuganza, ugakiza Dawudi umugaragu wawe. Nihasingizwe Uhoraho we rutare rwanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Umunsi umwe Yezu yongera kwinjira mu isengero, maze hasanga umuntu wari ufite ikiganza cyumiranye. Ubwo bagenzuraga Yezu ngo barebe ko mukiza ku munsi w'isabato, bagira ngo babone icyo bamurega. Nuko abwira uwo muntu wari ufite ikiganza cyumiranye ati, haguruka uze hano hagati. Maze arababwira ati, niki cyemewe ku munsi w'isabato, ari ukugira neza cyangwa ari ukugira nabi, ari ugukiza umuntu cyangwa se kumwica? Nyamara bo baraceceka. Nuko abaranganyamo amaso arakaye, ashavujwe n'imitima yabo yanangiye. Niko kubwira uwo muntu ati, rambura ikiganza cyawe. Nuko arakirambura, kirakira. Abafarisayo basohotse bahera ko bajya inama n'abaherodiyani yo gushaka uko bamwicisha.
iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe bana b'Imana, nidukomere ku Mana nibwo tuzakomera koko. Muri aya masomo turazirikana ko turi ku rugamba, buri wese afite urugamba ari kurwana narwo, ariko twese muri rusange turwana n'ikibi, turwana na shitani, turwana na Goliyati. Rero muri aya masomo turazirikana ku ijambo intwaro umukristo agomba kwitwaza ku rugamba rwo kwemera arwana na Goliyati. Ese bakristo bavandimwe, ko hari intwaro nyinshi kuri iyi si zarinda ubuzima bw'umuntu pe? Ese njyewe nkoresha iyihe ntwaro kandi yizewe? Hari benshi bakoresha intwaro ariko zitizewe. Turaza kubona ko umukristo atakagombye gusiga Imana, kuko Imana niyo itanga intsinzi nyakuri, niyo tugomba kwegamira naho ureka undi. Rero nimureke Imana idukoreshe nibwo tuzatsinda koko. Aya masomo harimo intsinzi kubera kwitwaza Imana. Mu isomo rya mbere twumvise ukuntu Dawudi yakoreshejwe n'Imana. Dawudi ejo kumvise waje kwimikwa na Samweli, ariko akaba atarigaragaza ku bwami bwe kubera Sawuli. Tuzagenda twumva uburyo ajya amugira n'ishyari. Nuko Dawudi kubera ko ari kumwe n'Imana agatsinda cya gihangange Goliyati cyari cyarakakabije umuryango w'Imana, wari waramaze Abayisiraheli abajujubya akabica. Bakristo bavandimwe, experience yerekana ko iyo ukomeye wiringira abakomeye kandi ukaba wakoresha ibintu bihenze urwana cyangwa wirinda. Byumvikane ko iyo ukomeye bya hano ku isi nta Mana ushobora gukoresha mu byawe, nta Mana ushobora gukenera, kuko Imana yo kubera kwiyoroshya kwayo nayo ikorera mu boroheje nka Dawudi, kandi bagakoresha ibintu byoroheje, utubuye ababyeyi. Mbese nk'utu tubuye duhanganye n'intwaro za Goliyati, guhangana igihanganye nka Goliyati cyahangayikishije umuryango w'Imana. Rero ntiwagishoboza wenyine, Cecile aharimo ukuboko kw'Imana, aharimo imbaraga z'Imana. Dawudi ubwe ntiyari kubyishoboza, nta gushidikanya pe, Imana irahari. Bigashushanya urugamba turwana. Iyo wemeye gutumira Imana mu buzima bwawe ntabwo watsindwa. Urahangayika ukagoka ariko ntushobora gutsindwa. Kubera iki? Kubera Imana. Dore ijambo twumvise mu isomo rya mbere rihamya ukwizera kwa Dawudi imbere y'Imana. Igihe Goliyati yamusuzuguraga, nuko Dawudi agira ati, wowe ntwaje witwaje inkota, intambi n'icumu, naho ngenje nitwaje izina ry'Uhoraho umushobora byose, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Amen, amen. Bakristo bavandimwe, kimwe mu kizakubwira ko ukomeye, navugaga gukomera bya hano ku isi, uzajya wumvisha ko ibitekerezo byawe ari byo bikaze, ari byo bishobora kuyobora abandi, ko nta wundi waguha igitekerezo, ibyo abandi ukabica amazi. Ukiyumvisha ko intwaro zawe arizo zikaze kurenza abandi. Ngizi za Goliyati nyine yari yiringiye ngo kwiringira intwaro zawe umubyeyi, nuko ukajya witera amajege aho uhagaze, ukizamura mu birere, ukizunguza, ngo niho gusa uri mukuri, ngo niwo wa mbere, ngo urakomeye urakaze. Nyamara ndakubwiza ukuri, niba udakomeye ku Mana nta bukomere buraho, uraruhira ubusa. Nk'uko n'umuririmbyi wa Zaburi yateruye uyu munsi ati, nihasingizwe Uhoraho we rutare rwanjye. Amen, amen. Urutare muri Bibiliya rusobanura Imana ubwayo. Gukomera ku rutare rero ni ugukomera ku Mana, ugakomera ku izina ryayo. Byumvikane iyo witwaje izina ry'Imana nka Dawudi, nta kabuza uratsinda kakava yewe. Mu ivanjiri y'uyu munsi kumvise abakomeye b'Abafarisayo bakagatiza, ariko bakomeye ku bw'iyi si bafite umugaga, nanjye kuvuga ko bafunze umutwe ndetse n'umutima. Bakomeye ku isabato ya Yezu, kandi nyirayo nyine ahibereye. Yezu niwe uha sabato igisobanuro nyakuri. Ibaze nawe wagiye gusura nk'umuntu mu rugo rwe, aho kugira ngo wakire amazima naguhaye, ibyo aguhaye, aho gutangiye kumunenga ndetse no kumunegura, no critique négativement, kugaya, gusuzugura nka Goliyati, ngo kwikomeraho, gutsimbarara mu mafuti, gutsimbara ku bitekerezo byawe nka Goliyati, gutanga amategeko mu rugo rw'abandi. Ubwo ni ubufarisayo, nanjye kuvuga ngo ubwo ni ubugoliyati. Bakristo bavandimwe, ni ukumenya ko Yezu ari we mugenga w'isabato nyine. Yezu niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye, kaba nubwo naba ngoswe impande zose n'abagoliyati, Yezu niwe ushobora kuvuga gusa ijambo rimwe, ubundi ngakira, ngakiza n'abandi nka Dawudi. Yezu avuga rimwe gusa bikaba. Iyo Yezu yavuze yesi, ntawe ushobora kuvuga no. Goliyati we, mufarisayi we. Nibyo koko bakristo bavandimwe, ijambo sabato riva ku kilatini sabatum, naryo riva ku ijambo ry'igiheburayi shabati, bisobanura repos, ikiruhuko. Mu isezerano rya kera wari umunsi w'ikiruhuko ku Bayahudi, wari ufite akamaro mu buryo butatu byibuze. Icya mbere ni kubacakara n'umusuhuke
ni ikiruhuko no guhumeka, kubohoka, ngo tubisanga mu gitabo cy'imuka Misiri umutwe wa 23 umurongo wa 12. Icya kabiri ni umurimo w'umuntu wigana Imana. Uwo murimo Imana yakoze mu minsi 6 yose ikaruhuka ku munsi wa 7. Ikiruhuko ni ikiruhuko gitagatifu nk'uko tubisanga mu gitabo cy'imuka Misiri umutwe wa 31 umurongo wa 13. Nawe icya gatatu, sabato ni ikimenyetso cyo gutagatifuza umuryango wayo, ngo tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 20 umurongo wa 12. Ni naha Yezu mu isezerano rishya afatira igisobanuro cy'ukuri cy'umunsi w'isabato, umunsi Yezu yazutseho, umunsi w'umukiro, jour du salut, umunsi w'umutsindo, gutsinda ababyeyi. Ni umunsi wo gucungurwa, kugirira abandi neza, wo gukora neza, wo gutabara, wo gukiza. Ni umunsi wo gutagatifuza abana b'Imana. Ni kuri uyu munsi w'isabato Yezu akije umuntu wari ufite ikiganza cyumiranye. Ikiganza biradusobanura ko ataragikora, none Yezu aramukije, byumvikane agiye gukora, avana amaboko mu mufuka, ubundi nawe akore bityo abone ikimutunga. Byumvikana abafarisayo birabarakaza ngo twabyumvise ngo kuko Yezu abikoze ku isabato. Nyamara uko kwivumbura no kugufunga umutwe kw'abafarisayo ntacyo bihungabanya ku mugambi mwiza wa Yezu, umugambi Yezu afite wo gukiza abantu. Akamvuga igira iti, urusaku rw'imbwa ntirubuza umugabo kwirira imboga ze, kandi ngo uburakari bw'imbwa bushira mu kuzunguza umurizo. Goliyati we, mufarisayo we, Dawudi arahari, Yezu arahari. Izina ry'Imana ryatabaye Dawudi kuri Goliyati kwabyumvise, ndetse nk'uko kwabyumvise mu ivanjiri, uyu wari wararemaye ni Yezu umukijije ku isabato. Iri zina rya Yezu rizakomeza gukora ibitangaza rikiza abantu, kuko izina rya Yezu ni intwaro idasigwa. Ni naryo intumwa zakomezaga kwamamaza ko atari ku bwazo zakoze ibyo bitangaza, ahubwo ari mu izina rya Nyagasani Yezu. Uko niko Petero adushishikariza kuryiyambaza natwe buri munsi, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 21. Petero ati, umuntu wese uziyambaza izina rya Nyagasani azakizwa. Amen. Gukirizwa mu izina rya Yezu, izina ry'Imana. Ese wo muvandimwe, wishingikirije iki muri iyi minsi? Muri iyi si turi muri guhakana Imana, abantu bivumbuye ku Mana, ntibakikoza Imana. Nicyo wishingikirije? Intwaro zawe izakira imbuzi, inshinge, imiti, ibinini? Ni izihe ntwaro zikurengera? Ese umeze nka Goliyati cyangwa umeze nka Dawudi? Ufite ibirwanisho by'akataraboneka by'agatangaza, cyangwa n'izina ry'Imana ukoresha? Muzacunge bavandimwe, burya abantu bakomakomeye bagira ubwoba pe. Birasekeje kubona umuntu w'umugabo kandi w'umukungu urindwa n'imbwa. Imbwa yakaba ari yashyizemo amizero yose, ku buryo ari kumwe nayo n'imbwa ye ngo yumva afite umutekano usesuye. Abagabo barindwa n'imbwa ababyeyi, ariko wasanga hari ubwo imbwa yawe biziritse ukarindwa n'imbwa isiritse kandi byaba. Dawudi muri iri somo aduha urugero rwiza rw'amayeri yo gutsinda umwanzi. Ese mu Kristo wawe ufite amayeri ujya utsindisha shitani ubwirijwe n'Imana? Aturuka hehe? Ku Mana cyangwa ni se kiwa yaguhaye? Intwaro zanjye ni izihe nk'umukristo? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, urugo rw'abakristo rwitondaga cyane, bari intangarugero muri karitiye, bari bakize cyane pe, ariko bafite ikibazo ngo bita cyabazengereje. Akayamvugo ngo aho bamwe babona ikibazo niho abandi babona igisubizo. Ikibazo cyari cyo kuringaniza urubyaro, bityo bakaba barekeraho kubyara bakajya bisanzura. Nuko ngo mu gukemura iki kibazo, umugore afata agashinge k'umwaka, agashinge ababyeyi, ya ntwaro. Nuko amara igihe kirekire icyifuzo cyabo cyarakunze, ubukurikiye afata kandi gashinge kundi mwaka, nabwo abonye byakunze, ubukurikiye noneho afata agashinge k'imyaka 3. By'akarusho noneho afata n'umuganga w'inzobere azajya ahemba buri kwezi ngo abashe gukurikirana ubuzima bwe buri munsi, akajya amuhemba uruhu rw'amafaranga. Ninde wafora icyakurikiyeho muri uru rugo? Aha, cyakora ntabwo nza kwirirwa mvuga ukuntu uyu mugore igihe umugabo we yabaga yagiye nko mu rugendo, umugore kwihangana no kwifata bikamunanira, kandi mbere atarafata urwo rushinge yarageragezaga akarwana intambara akabishobora. Siniriwe mvuga ko nyuma amaze gufata urwo rushinge, igihe kimwe yanyuzagamo akirekura akaganira mu rurimi rw'abanyamahanga, abantu rw'Abafilisiti kwa Goliyati. Izo ngaruka zose zo kudohoka siniriwe nzivuga, dore ko n'umuganga we yamukurikiranaga ku buryo bwa hafi buri munsi ngo hatatazasama atabishaka, agakorwa n'isoni. Nuko rero ko ntawe usezerana n'iminsi kandi ngo ntawe ucana umuriro ngo ahishe umwotsi,
igihe rero cyaje kugera na ya myaka ya rwa rukingo, wa mugore agira atya aza gushiduka inda ari nkuru. Ubwo abamubonye nyine birabatangaza ko yari yaravuze ko atazongera kubyara, ko byamukundiye kuringaniza rwose bigakunda. Nuko abamubaje impamvu atwite ati umwana yarancitse. Yewe arinda byarakiri kuvuga ati yarancitse umwana yarancitse babyeyi yarancitse. Muri sonorization y'ibyuma byagutengushye uri kubigerageza byanze, iyo bikanagutenguha rukomeye, nuko mu kwikura mu isoni ukavuga uti ntawe usezerana n'ibyuma. Nibyo koko ntabwo wasezerana n'ibyuma nyine. Umukristo asezerana n'Imana. Mukobwa, musore, mwangavu, mukristo, umugabo, umugore, ntawe usezerana n'inkingo. Muvyeyi rero kakubayeho, niba nawe warizeye urukingo ukarwimaramo ukarwirumvundumuriramo ukarushyiramo amizero yawe yose kurusha Imana, nawe uzatwita yancitse babyeyi. Niba wiringiye urukingo ukajya wicara ukicinye icyaruti narafatishije byarangiye rwose ndikontora nta kibazo, nawe uzabyara yancitse. Muvyeyi, umubiri ubyara udahatse. Muvyeyi yancitse koko. Isomo nakura mwaha ntabwo ari ukugenda nisobanura nk'uyu mubyeyi ngo yancitse, ahubwo ni ukugarura icyizere mu Mana, nkamenya ko ntacyo ndi imbere y'Imana, ko ndi gato nka Dawudi imbere y'Imana, ko ndi umunyantege nk'umunyabyaha, ahasigaye nkishingikira ubuvunyi bw'Imana nka Dawudi, aho kwiringira intwaro z'urushinge nka Goliyati, kwiringira amacumu babyeyi, kwiringira urwo rushinge rumeze nk'imbwa iri kurinda shebuja kandi iziritse. Erega birahaje ko igisambo gicunga iyo mbwa nyiri iziritse, ubundi kikakwiba kubera amayeri. Nguko shitani dushukisha ibintu by'iyi si, intwaro z'isi za kirimbuzi, ikadushukisha inshinge ngo turarinzwe, ngo ntituzongera kwandura, ngo ntituzongera kurwara, ntituzongera gusama, ngo kuringaniza urabishoboye, ngo ushatse wajya wiganira mu rurimi rw'amahanga nta kigutangira, wisanzure ngo ukubasha wimareyo, ngo ntawagufata. Nyamara ukibagizwa ko izo ntwaro zose z'isi, ayo macumu, iyo migera, izo nshinge ari nk'iza Goliyati nyine witwaje za kirimbuzi, ngo arimbure abana b'Imana, abica bagirire nabi, bamwe abakira ruswa, abandi abafate ku ngufu, abandi abirukane ku kazi, abandi abarushikisha ifaranga, abandi abadohore bazinukwe n'ubukristo bajya birirwa mu mirwano, abandi batorongere kubera kwiringira intwaro z'isi, aho kumera nka Dawudi wiringira Imana. Uko niko shitani dushobora, ikadushoboza ibintu, ikadushoboza za promotion, ikadushoboza ubutegetsi, ububasha n'izindi ntwaro z'isi. Amafaranga cyane babyeyi, intwaro y'amafaranga nitutitonda iri buze kutumara, kunshukisha amafaranga. Ni koko abakristo bavandimwe, umuntu agomba kwiyitaho mu nzira zose nziza kandi zinyura Imana, nko kwivuza. Umuntu wese ashobora gushyiramo uruhare rw'iyo mu kwirinda uko ashoboye kose, kandi akirinda indwara, akirinda ikibi, ariko akirinda icyaha, kuko niyo ndwara mbi cyane kurenza izindi zose. Ariko hari n'undi ukurura indwara cyajya ari kunywa imiti y'abarwayi iyo ndwara kandi watayirwaye. Muvyeyi, byari byakubaho ukaba wanywa umuti w'indwara utarwaye ngo urebe ukuntu uri gukina mu bikomeye ushobora guhita uyirwara? Yamvugo ngo ukinisha kurya ukabihagiramo, kandi byaba ukaba wakwiyangiza ngo yancitse. Ariko ubundi kunywa umuti w'indwara utarwaye kandi ubizi ubishaka, ubundi si ugushinyagura no kwiyemera nk'umufarizayo imbere ya Yezu nyiri Sabato. Muvandimwe, nubona ikintu cy'icyago kikurenze, kikurusha yewe n'imbaraga, ukabona kiraje kikwibasiye, kuko Goliyati yaje yibasiye Dawudi, cyakora gerageza ushyiremo uruhare rwawe, ushakishe twatubuye, ngizo za ntwaro ijambo ry'Imana rya buri munsi, isengesho, ushyiremo uruhare rwawe mu kwirinda, ariko urekera n'Imana umwanya wayo w'ibanze nk'uko Dawudi abigenza. Bityo mu buzima bwawe ntuzigere wibagirwa iyi formule d'adhésion et de confiance en Dieu qui dit l'homme propose, Dieu dispose et le diable disperse. Ngo umuntu icye ni ugutegura, ni uguteganya, ariko Imana akaba ari itegeka ikuzuza. Ariko hafi aho ngaho no kwitonda, shitani abagucungiye hafi aho ngo akugushe, kandi ntarekera aho ngaho atarakugusha ngo ugushe amazuru. Byumvikane iyo wiyemeye nka Goliyati kutagikeneye ubufasha bw'Imana, ukikomeraho ngo yancitse, naho au contraire wakwiyoroshya nka Dawudi, Imana ikaza mu byawe, Imana igatambagira mu byawe, igatambagira mu migambi yawe, igatembera mu nzu yawe, igatembera mu mishinga yawe, ubundi ugatsinda kakahava kubera Imana.
Yezu umwana w'Imana, turi abanyabyaha n'abanyantege nke imbere y'ubwiza bwawe. Turagutumiye ngo dufashe ku rugamba rwa roho rwa buri munsi. Abanzi turwana nabo ni benshi buri munsi, kandi ku bwacu ntabwo twabyishoboza. Turaremerewe Yezu mwiza. Ngaha Yezu tabara imbaraga nke zacu, ni wowe twiringiye buri munsi Yezu mwiza. Amen. Mwese mbifurije gutsinda muri kumwe n'Imana buri munsi. Mwese ushobora byose abaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Yezu wakoresha